amaze gufata irangamuntu aba yemerewe kwihitiramo icyiza n'ikibi. Ariko nanone ntabwo wabona umwana yagiye mu kibi ngo umwihorere uvuge ati nicyo yihitiyemo reka ndekere aho ngaho. Ubundi hari umubwiriza umwe yigeze kubwiriza aravuga ngo nujya gukora ikintu kibi ukumva feruje irakubita mu mutima wawe iguhagarika, nimba uzi ubwenge gihagarike. Nimba ugiye gukora ikindi ukumva feruje y'icyatsi iraka nta mutima ugucira urubanza ntabwo kizakubera ikosa. Ariko ni ukuvuga ngo twishimiye kongera kubasuhuza tubifuriza kubwa neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko ndetse n'abari hanze mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turabasuhuje njye n'uyu muntu turi kumwe nk'ibisanzwe. Rero ni mwanya mwiza w'ikiganiro cy'umuryango kuri nkunda kenshi kuba nari njyenyine, mba ndi kumwe n'ababyeyi, abajene se, abantu batandukanye kugira ngo tuganire ku bintu by'ingenzi cyangwa se bishobora kudusigasirira umuryango muzima. Watangira utwibwira hanyuma tukagaruka nkubwira icyo tugiye kuganiraho aka kanya. murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bambe Samuel Ndayambaje, ariko nkabanzwi ku kazina ka Bambe niko bakunda kunyita cyane. Bambe kubera iki Bambe? Nta babyeyi bari ku isi? Mbo Bambe ni akazina kubera ko nakundaga abana cyane. Kuva ndi umwana mfite imyaka 16 nangaga kubona umwana arengana, nanga kubona umwana ababara, nabona umwana arize nkavuga ntingwino Bambe, ngwino Bambe, nkubona mufitiye impuhwe cyane. Ubwo rero riza gutyo ahantu hose, ubwo Bambe riza gutyo nuko ryaje. Imana ishimwe. Ngiye kubwanjye mese nsubizwa bitewe n'ikiganiro numvaga nshaka ko tuganira aka kanya. Uri umupapa cyangwa uri umusore? Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 3. Urakoze cyane. Uyu munsi mu muryango, iyo urebye mu muryango henshi n'ubundi tuzi ko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana. Uyu munsi nagiye tuganire ku ruhare rw'umupapa, rw'uburere bw'abana ariko ku mugabo, bureba umugabo. Ntawe wakuze nyine ukunda abana ugira impuhwe, uyu munsi uri umugabo urubatse ufite abana, ese uburere bw'abana mu rugo bureba nde cyangwa se bwagenewe nde? Nkawe ubifata uti? Murakoze cyane. Uburere bw'abana ntabwo bureba umugore gusa cyangwa umugabo gusa. Uburere bw'abana bugomba kurebwa ku mpande zombi. Nuvuga ngo yaba ngewe papa yaba mama twese dukwiye gukurikirana uburere bw'abana bacu. Ariko cyane cyane kuri papa niwe ukwiye gushyiramo imbaraga cyane, agashyiraho igitsuri ku bana kugira ngo batitwara uko bashaka cyangwa bagakora ibyo bashaka. Ariko simvuze igitsuri cyo kubakubita cyangwa igitsuri cyo kubatoteza, cyo kubabwira nabi cyangwa cyo kubahohotera, ahubwo igitsuri cyo kuvuga ati mwana wakoze ikosa, ntabwo ari gutya bikorwa, icyo wakoze ni icyaha n'Imana ntibyemera, noneho ukamucyaha mu buryo bwa gikirisitu atari mu buryo bwa gipagani. Nuvuga ngo rero icyo gihe bituma umwana akwibonamo, yagira n'ikibazo akavuga ati papa ubushize yambujije iki ngiki, ninongera kugikora noneho kandi yarancyashye ntankubite, arabona ko namusuzuguye, ukumva akagira iyo confidence. Ariko yufashe uti wacyana we kubita, agakubita ibi wakoze ni bibi, ntuzongera gukubita inshyi nyinshi imigeri, icyo gihe wa mwana asa nkaho ahahamutse, akumva noneho ataye umurongo, ku buryo noneho iyo yagiye gukora cya kintu kibi avuga ati n'ubundi barankubita, n'ugukubitwa n'ubundi narabimenyereye. Yumva noneho asigaye yumva atacyukubaha, avuga ati n'ubundi nashaka nkubita. Ariko burya umwana iyo mucyashye neza ukamuganiriza, ukamwereka ko ikosa yakoze atari ryiza, mu bupfura nibwo yumva kuruta kumubwira nabi umucyaha. Kumuganiriza no kumucyaha byari byose hari urugero biheraho ku buryo umuganiza n'ubundi ukamwicaza kumva. Hari urugero runaka se wenda kuganiriza umwana bishobora gutangira?
ni ukuvuga ngo nta rugero runaka ubundi umwana ubundi agomba guhera kuganirizwa akiri mu nda ya nyina. Ni kwa kundi ugenda urabona nk'umugore atwite ugatangira wowe papa ukagenda ukaririmbira ati bambe bambe nk'uvuti bambe 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 ukora nko ku nda ya nyina, ukamuganiriza uti umeze neza, burya aba yumva mu nda nawe uti papa aragukumbuye uzaza ryari ko nshaka kukubona. Umwana atangira guhabwa uburere akiri mu nda ya nyina, ntabwo atangira kuhabwa ari uko yavutse, ahubwo aza kuvuka yarabumenyereye bibaye byiza, akavuka yaramenyereye guhabwa uburere, akaza asa nkaho abyisangamo. Ariko bikaba akarusho noneho iyo amaze kumenya n'ubwenge nibwo bigenda birushaho kuba byiza, kuko burya bitangira kare. Iyo byatangiye kare bigenda neza. Hari ababyeyi benshi nanone iyo abona umugabo abishyiramo ingufu cyane byo gukunda abana, kuganira n'abana, ari inshuti yabo, umubyeyi w'umugore nawe asa n'ujya ku ruhande, icyo umwana akoze cyose yaba ari ikosa yaba ari icyo akamubwira ati wapfa papa wawe, wumva wowe ibyo bintu atari ukwiyaka inshingano. Ese wowe ni ibihe bihano ushobora guha umwana wakosheje? Ubundi icya mbere, umwana ntabwo akwiye gukubitwa, icyo nicyo cya mbere, ni n'igihano kiremereye, ahubwo akwiye gukorerwa iki? Ashobora nk'umubyeyi kumushyiraho akanyafu koroheje ku kibuno, ni ibisanzwe akanyafu, ariko bitari ukuvuga ngo uramukubita ku buryo bubabaje, wenda hatagira ababyumva bakabyumva nabi. Ariko ubundi gucyaha umwana byiza ni uburyo, gucyaha umwana mu buryo bwiza ni ukumwicaza ukamuganiriza. Ariko yo kumuganiriza ubona byanze, ushobora kumucishaho akanyafu koroheje ukamukora. Ariko nanone ntabwo umumama agomba kwiyaka izo nshingano nawe zo kumucyaha, ku buryo ashobora kwitinya ati se nimukubita cyangwa se nimubwira ntari bunyumve. Izo nshingano n'umumama nawe ziramureba cyane, ko hari n'igihe nanone hari n'abana bumvira ba mama babo kuruta ba papa babo cyane. Ushobora gusanga nk'ubu ngewe abanjye, umukobwa wanjye, abakobwa banjye bose turi inshuti cyane cyane, banyibonamo kuruta uko umuhungu anyibonamo. Ahubwo usanga umuhungu we ari yibonamo mama we cyane kuruta uko anyibonamo, ku buryo niyo ashaka ikintu agenda akabwira mama ati umbwirire papa ko nshaka iki n'iki, ukumva waribona muri mama we cyane kurusha. Niyo mpamvu rero buriya twese ari mama ari papa dufite inshingano zo kurera abana kandi tukabaha uburere bwiza. Turareze abana, umuganirije akiri mu nda, aravutse agize imyaka 10 n'ingahe. Ese nshaka noneho ko tuganira cyangwa se ugira inama uha ababyeyi bafite urubyiruko, abamaze kuba abajene cyangwa se tubita ingimbi n'abangavu. Hari ibiganiro bimwe na bimwe dutinya guha abana bacu kandi nyamara ari ngombwa ndetse natwe bireba. Wowe wababwiraho icyo abo babyeyi? Icya mbere ni uko abana b'ingimbi, umwana umaze kuba ingimbi aba afite uburenganzira bwe busesuye bwo kwihitiramo ikibi n'ikiza. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo umwana ageze mu myaka 18 amaze gufata irangamuntu aba yemerewe kwihitiramo icyiza n'ikibi. Ariko nanone ntabwo wabona umwana yagiye mu kibi ngo umwihorere uvuge ati nicyo yihitiyemo reka ndekera aho ngaho. Ubundi hari umubwiriza umwe yigeze kubwiriza, aravuga ngo nujya gukora ikintu kibi ukumva feruje irakubita mu mutima wawe iguhagarika, nimba uzi ubwenge gihagarike. Nimba ugiye gukora ikindi ukumva feruje y'icyatsi iraka, nta mutima ugucira urubanza, ntabwo kizakubera ikosa. Ariko ni ukuvuga ngo ntabwo tuvuze ngo abana ntibagende bikorera ibyo bishakiye, ngo yumve yuko najya gukora ikibi n'ubundi aravuga ati ndibohoye n'ubundi ndagiye. Turasaba abana, umwana wese ukurikiye iki kiganiro, icya mbere agomba kwirinda imyumvire y'abandi bana, icyo twakwita urugomo, imyumvire y'urugomo. Hari abana
bakora urugomo, ibyo twabyita nk'abanywa ibiyobyabwenge, abajya mu bushukanyi butandukanye bw'amanyanga. Ni ukuvuga ngo umwana agomba kwirinda abo bandi bana bagendera muri ibyo, kuko iyo nawe ubigiyemo ushiduka nawe byakurangiranye kuzongera kugaruka mu murongo bikanga. Ariko dusaba n'ababirimo ko bakwiye kubivamo kuko atari byiza. Kuko nk'ubu hari kampeni yigeze kubaho yo gushaka abana bari ku mihanda, bano bo ku mihanda kera babitaga mayibobo, banywa ibiyobyabwenge. Bariya abana bageraga nko muri karitsiye zitandukanye wenda zirimo abana bitonda, noneho bakabashuka bakavuga ati gutya na gutya, ugasanga barabakuruye barabajyana. Ni ukuvuga ngo abo bana bataragira amahirwe, bagize amahirwe make nakwita yo kuririrwa mu muryango, abari mu muryango nibajya baza kubashuka bajye babirinda, kuko bariya nibo akenshi bagiye bakurura abandi babajyana babumvisha uburyo kwigenga ari byiza, kwinywera akamogi ari byiza, kwinywera ibiyobyabwenge bitandukanye ari byiza. Abenshi bagenda bagiye bakururwa n'abo ngabo. Mbasaba yuko bakwiye kubireka, ahubwo bagakurikira uburere ababyeyi babo babaha. Ariko ubundi umwana mwiza agomba gukurikira Kristo. Umwana wakurikiye Kristo nta kibazo na kimwe ashobora kugira, kuko Kristo yari muri wowe, ukora ibyo Kristo agutegeka. Uvuze ko hamaze iminsi hariho kampeni yo kuganiriza abo bana badafite imiryango. Ese muri aka kanya turimo kuganira ku bafite ababyeyi bakeneye izo nama kuzihabwa. Ese n'iki wabwira abo bana bo bakuriye mu buzima bwa bonyine cyangwa se badafite ababyeyi? Abana badafite ababyeyi b'imfubyi birera, icyo nababwira ni uko bakwiye kumenya ko ari imfubyi nyine, ariko simvuze ngo ni imfubyi mu buryo bw'umubiri kuba nta babyeyi bafite, ariko ku Mana ntabwo ari imfubyi. Icya mbere bagomba gushyira imbere ni ugusenga, bakamenya ko iyo usenze Imana ikunda imfubyi. Buriya mu bintu bibaho byose Imana ikunda imfubyi kuruta n'abandi bantu bose. Ariko imfubyi itubaha Imana, imfubyi ikora ibyo yishakiye, imfubyi ijya mu busambanyi, imfubyi ijya mu biyobyabwenge, imfubyi ijya mu bujura, ntabwo Imana ishobora kugukunda, nta n'amahirwe yago. Icyo nababwira rero ni uko bakwiye kumva ko batari bonyine, bakwiye kuba ari abana b'Imana, mbega bakabaho mu buzima, bakwiye kubaho bumva yuko bari kumwe n'Imana, bakimenyereza gusenga, bakimenyereza kwikorera, bakarya ibyo bakoreye, bakirinda amanyanga, kuko nibyo bya mbere bituma bazamuka bakagera ahantu heza hashimishije. Barakoze cyane ku mpanuro cyangwa se impuguro duhaye zireba abana ndetse n'ababyeyi. Amakuru mfite kugeza uyu munsi ni uko uri umuhanzi. Ubuhanzi bwawe bushingiye hehe? Nakoze ubuhanzi bwanjye, njya kubutangira nabutangiye najya nkunda kureba filime bita Udusobanuye, noneho agasobanuye kacyaduka naragakundaga cyane, uburyo byageze igihe bajya no kwerekana ziriya filime ku misozi. Hari umupasitori wabaga iwacu bitaga Sirasi, yaga yerekana filime, kumva ngo yagiye nk'Ibumbogo tukamukurikira, kumva yagiye nk'Ijari tukamukurikira, kumva yagiye aho hose yajyaga kwerekana filime twaramukurikiraga. Bituma nkura numva nshaka nanjye gukina filime. Ngeze muri 2015 naje kwandika inkuru bita Wikwiheba, niyo natangiriyeho nkora filime. Nandika inkuru ya mbere yitwa Wikwiheba, ndayikina nifashishije abantu bari basanzwe muri sinema, bari bazikinaga icyo gihe. Turakina igice cya mbere kiba kirasohotse, gisohoka ari cyiza cyane, abantu baragikunda. Turakina dukora igice cya kabiri, igice cya kabiri nacyo gisohoka abantu baragikunda, kirangira basaba icya gatatu nacyo ndagikora. Nafungiye ku gice cya 5. Nyuma yaho nkora indi filime nayo yitwa Isibaniro. Iyo filime yari filime nziza cyane, yagaragazaga abana b'abakobwa ko bagomba kwirinda inda zitateguwe, yerekana urubyiruko ko rugomba kwirinda ibiyobyabwenge,
icyo gihe iyo filime tunayiscreeninga twari twatumiye n'ubuyobozi bwa polisi, ubuyobozi bw'umurenge n'akarere, icyo gihe baduha n'igihembo cy'iyo filime kuko yari filime nziza cyane. nyuma yaho nkora indi yitwa Inkweto Ijabuka, nyuma yaho nkora indi yitwa Ikidasanzwe, ariyo Inkweto Ijabuka. Bishatse kuvuga iki ubwo? Bishatse kuvuga ko ari umuntu ni umusore w'umukene witwa Japhet wabaga mu cyaro, yari yarakunze umukobwa w'umukire nkaho mu Kiyovu, umva umuntu uba mu cyaro wacupiye akaza gutereta umwana wa minisitiri, nkumva ni Inkweto Ijabuka, uri kwigera inkweto itagukwiye. Kuko n'uvuga ngo inkweto yonye iyo bakundanye noneho bo ntibyahuraga, ntabwo byahuraga, yarajabukaga. Niyo mpamvu nayise Inkweto Ijabuka. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo filime nyuma yayo nakoze yitwa Ikidasanzwe, niyo naje gusa nkaho mfungiyeho, mbona ntabwo biri kugenda neza nka mbere, ninjirira mu muziki. Ubu ndi mu muziki. Yego. Filime ndumva ari hafi enye cyangwa eshanu. Ni eshanu. Indirimbo zufite zingana gute? Filime ni eshanu kuko hari n'indi yitwa Ibitambo by'Abazimu nakoranye n'undi muntu, ndumva ziri muri esheshatu. Umuhanga zose niwe wazandikaga? Oya, Ibitambo by'Abazimu ni mugenzi wanjye wundi wayanditse. Ariko izo zindi ni wowe? Izindi zose ninjye waziyandikiraga. Twari tugiye ku buhanzi noneho bw'indirimbo. Indirimbo zufite zingahe? Ubu indirimbo maze gukora alubumu y'indirimbo 10 z'amajwi. Alubumu nayise Sugar Daddy. Ntabwo urayiriro nshinga nta hantu twayisanga? Ubu ngubu ni ukuvuga ngo izo ndirimbo mushobora kuzisanga kuri sheni ya YouTube. Hari sheni yitwa Ibakwe TV, abantu bashobora kureba bakayisangaho. Nkeka ko ubwo n'ibinashobotse n'izo filimi nshobora YouTube nayo hari izo ntari narashyize kuri TV, kuri YouTube, ndashaka kuzazegeranya noneho nkazishyira nk'izo za mbere za Wikwiheba, numva nshaka kuzashyira nko kuri iyo sheni Ibakwe TV, abantu bakajya bazireba. Abakunzi bawe bakakubura kandi urumva ko zirimo ubutumwa nziza cyane dukeneye igihe cyose. Nziza cyane. Bambe rero sinzi tugana nko ku musozo, niba hari ubutumwa watanga muri rusange? Ubutumwa natanga ni uko abantu badakwiye kwitinya, kuko ngewe bitewe n'aho navuye n'aho ngeze ubu, nkeka ko nagerageje kutitinya, nkumva ko nshoboye ikintu ngomba kukigeraho, nkumva uko nshaka ikintu ngomba kukigeraho, ariko kitari kibi, cyiza. Nk'ubuhanzi bwanjye, kwandika indirimbo, kwandika filime, nuko numvaga mbikunda, nkumva nshaka kubigeraho. Mu buhamya nigeze gutanga, navuze ko nize amashuri 2 abanza yonyine, yisumbuye nabwo irya kabiri ntiryarangiye, ariko naratinyutse niga no gutwara imodoka, mbona perime yo gutwara ikamyo, ndi umushoferi, ndubaka, ntunze urugo. Kutitinya ukumva ko ushobora gushobora ikintu, ni ibintu burya byiza kandi bishobora kugeza abantu ku iterambere rifatika. Umuntu wese ukurikiye ikiganiro rero ntazitinye, niyumva ashoboye ikintu cyiza gishobora kumuteza imbere, kigateza n'igihugu imbere, azagikore. Urakoze cyane. Bambe turamushimiye rero, kandi nawe reka tugushimire wari udukurikiye muri aka kanya. Ushaka kuduha comment cyangwa se igitekerezo, wandike hasi muri comment. Niba hari n'icyo wifuza kumubaza cyangwa se ushaka no kumenyana, byandike muri comment, turagusubiza. Kandi komeza wabwe umugisha aho uri hose, ukore share kugira ngo utabyererana wenyine, kuko ubutumwa watanze abagira ngo bugere kuri wowe bigenewe. Mwakoze cyane kubana natwe. Eloise Bella Flora. Mwakoze cyane.